I mean, a better side even. The other one is, whoever gives you aid controls your life. In fact, that's why they want you to stay with aid, so they continue controlling your life. Yari strategy bari barakoresheje bavuga ngo kuko batwitaga abanyamahanga baravugaga ati bano bantu nibiba ngombwa cyane bishoboka ko igihugu bari dutsinde bakagifata basanga igihugu kiri mu busa. Yari strategy bakoresheje kuvuga ngo dusora abaturage mu gihugu tujyane nabo cyangwa se bagende natwe tujyane nabo. Ati bano banyamahanga baturutse Uganda harimo baturutse Burundi nibaza basanga igihugu kiri mu busa. Ati mbega ku buryo igihugu hiding the fact that this was almost an impossible task to rebuild the country that starts from below the scratch. Icyo gice byadusabye no kongera kwiyoruganiza tukavuga ati turaza kubaka kino gihugu gute, kongera kucyubaka igihugu bisa nkaho tugiye kubaka kimeze nkaho tugiye gutangirira munsi ya zero, kuko urumva cyari igihugu noneho kitarimo abantu bose barabaye impunzi barigendeye. None n'abari bari mu gihugu bari barasigaye mu gihugu batari barahunze ngo basohoke igihugu nabo ubwabo bari barakuwe mu byabo. Mbega ugasanga umuntu iwabo si hakiri yari yarahunze, ariko ari ukuntu umuntu ahunga akaba yarabaye impunzi mu gihugu cye. Iwanyu kwivuka atari uri warahavuye uri mu kindi gice kitari ikiwanyu bitewe nyine n'ibyari biri kuba mu Rwanda, nawe urabyumva umuntu yabaga ari guhunga. Ati n'abari mu gihugu bwabo ntago bari mu byabo cyangwa se bari iwabo, nabo ubwabo bari bameze nk'impunzi mu gihugu iwabo. Nawe basizo miliyoni 3 zahungiye muri burasirazuba bwa Kongo, wongere ibyo bihumbi bigera kuri 800 byari biri muri Tanzania, ibindi bihumbi 100 byari biri muri Uganda, abandi bari barahungiye i Burundi. And assured them nothing is going to happen to them. Ati gihe byadusabye ko twubaka ikintu gikomeye mu byerekeranye n'umutekano, ku buryo dutangira gukangurira abantu gusubira mu byabo, atari ukubwira abantu bahunze igihugu bari hanze y'igihugu ngo bagaruke basubire mu byabo hari umutekano gusa. Oya, atahubwo n'abandi bari mu gihugu idani ariko batari bari iwabo, bari barahunze iwabo batarasubira iwabo mu byabo, nabo tubakangurira ngo basubire aho baturutse ku ivuko ryabo cyangwa se mu byabo, tubizeza ko nta muntu n'umwe uzigera ugira icyo abatwara cyangwa se nta muntu uzahungabanya umutekano wabo. Ati kandi ibyo twabashije kubirinda tubigeraho, nta muntu twabwiye ngo nasubire iwabo gahurire n'ikibazo, twabashije kubarindira umutekano. And they were all positioned in the camps. Ndetse perezida yakomeje avuga ati noneho ikibazo cyaje kuba muri gikomeye, za miliyoni zigera muri 3 zari zarahungiye mu burasirazuba bwa Kongo, urumva zagezweho noneho zifatwa amateka cyangwa se zimera nkaho zifashwe nk'imfungwa n'abasirikare bari baratsinzwe cyangwa se ba leta yari imaze gutsindwa, bari barahungiye muri burasirazuba bwa Kongo. Ati babashyira mu nkambi n'intwaro zabo, bari barahunganye intwaro nyinshi, abasirikare bari bamaze gutsindwa ngo bari bafite n'amaburende, bari bafite ibibunda binini cyane, byose bari barabihunganye babyambutse igihugu ubwo bari bamaze gutsindwa n'inkotanyi. Bambukanye ziriya ntwaro zose zikomeye igihugu cyari gifite, barazambukanye bazijyana mu burasirazuba bwa Kongo aho ngaho. Ndetse barangije bafata za miliyoni 3 z'abaturage zari ziri mu nkamba aho ngaho mu burasirazuba bwa Kongo z'abanyarwanda, babategeka ko batagomba gutaha, mbega bamera nkaho babagwatiriye cyangwa se babafasha gufata ntabwo bagomba gusubira mu Rwanda. Ndetse perezida yakomeje asobanura ati umuryango w'abibumbye cyangwa se bari bahaye inzira ingabo zari zimaze gutsindwa mu Rwanda n'abari maze gukora jenoside, babahaye inzira binjira muri Kongo ndetse babemerera kwinjirana n'intwaro zabo. Ati bamwe binjiriye i Rusizi ngo ni za Cyangugu, abandi binjirira hano mu burasirazuba bwa Kongo nyine ubwo ngubwo murahabona hano za Rubavu ukomeje winjira. Uyu munyamakuru yakomeje baza perezida ati ese ibyo baba barabikoze byo kujyana intwaro zabo bagahungira muri Kongo bakazigumana mu rwego rw'uko bari bafite ubwoba ko mushobora kubakurikira mugashaka kubica bakirwanaho. Ati nabyo wenda birashoboka, atariko ikiruta ibyo ngibyo ahubwo bo bari bafite gahunda yo kuvuga ngo turagerayo n'imbunda zacu twarazitwaye twisuganye twongere tugaruka aho igihugu tukisubiza. They went with arms. They went with everything, by the way. The treasury was empty, the central bank, all the money taken, everything. They were living in a place called Mugunga in Eastern. Ndetse perezida yakomeje avuga ati batwaye imbunda niyo mpamvu bari barajyanye imbunda kugira ngo bazagaruke bigarurire igihugu, atari usibye n'imbunda gusa. Ati bajya gusohoka igihugu bamaze gutsindwa batwaye buri kimwe cyose,
banki amafaranga yose yari ari muri banki baratwaye, banki nkuru y'igihugu amafaranga yose yari arimo byose barapakiye barasahura baratwara. Ati igihugu mbega urebye cyari kiri mu busa. Warned them that if they don't come back, two things: we will repatriate them forcefully because we don't even want the defeated army. Ati icyo gihe rero icyakurikiye ni iki ngiki. Ati icyo twakoze twatangiye gukora ubukangurambaga bwo gusaba ba bantu bari barahunze, za miliyoni zose z'abanyarwanda zari zarahunze, tubabwira ngo nimutahuke, cyane cyane ba bandi nyine bari bameze nk'aho bafashwe nk'imfungwa n'abasirikare bari baratsinzwe. Twatangiye kubasaba ngo nibatahe. Ibintu ngo byari bibiri. Twarabasabye ngo mugomba gutaha ku neza, nimwanga ku neza turaza tubacyure izo mpunzi nyine, turaza tubacyure ku mbaraga tubasubize mu gihugu cyayo. Za mpunzi nyine ngo zari ziri mu burasirazuba bwa Kongo turabacyura ku ngufu. Ati kuko ntabwo dushaka ko muza gukomeza gufatwa n'abo bagizi ba nabi cyangwa se abo batsinzwe bashaka kongera kwisubiza igihugu. Ntabwo dushaka ko baza kubafata ngo bazanabakoresha nk'ibikoresho mu kugira ngo bagaruke mu Rwanda. Ati niyo mpamvu tugomba kubasubiza mu Rwanda ku ngufu nimba mwanze kuza ku neza. Ati icyo gihe kuko niko twabigenje kandi twarabikoze bigenda neza. Ati twebwe igihe cyarageze turagenda tuzenguruka izo nkambi bari barimo, za miliyoni zigera muri 3 z'abanyarwanda zari zarahungiye muri burasirazuba bwa Kongo. Ati igihe cyarageze turagenda tuzenguruka za nkambi bari barimo, turabategeka ati mucihariya nyine musubire mu gihugu cyanyu, musubire mu Rwanda, mwitandukanye n'aba ngaba bafite intwaro, babandi nyine bifuza gukomeza kugaruka mu Rwanda gufata igihugu. Perezida yakomeje avuga ntabwo ndibuze gukomeza agenda agaruramo amajwi cyane y'ibyo bagiye baganira kuko n'ubundi ibyo biri imbere yanyu nibyo ndi kubabwira. Perezida akomeza avuga ati icyo twakoze twakoreshaga amaradiyo y'aho ngaho tubwira abaturage ati mutahe, ntabwo urumva bari kugenda ngo babwire miliyoni 3 muzibwire ngo cana. Bakoreshaga amaradiyo cyane cyane, ngo twanakoreshaga ingabo z'umuryango w'abibumbye cyangwa se umuryango w'abibumbye twarawukoreshaga tubwira abatura, tukohereza noneho n'abantu bari mu gihugu mu Rwanda bafite bene wabo b'impunzi hariya, tukabwira ati mugende mubabwire ko mu Rwanda nyine ari amahoro, ari umutekano, bagarutse ntacyo baba, nabo twarabakoreshaga. So we actually now force them back. Perezida akomeza avuga ati mbese urebye twabazanye ku ngufu barataha mu gihugu cyabo. Perezida yakomeje avuga ati muri uko gucyura abo bantu bagera kuri izo mpunzi nyinshi zirenga miliyoni 3 zari zahungiye burasirazuba bwa Kongo, tukabahatiriza gutaha. Ati ni ibintu twakoze, dukora uko dushoboye kugira ngo dukumire ko hari ubuzima bwabigenderamo nyine, hatagira ababigenderamo cyangwa se hatagira impfu za benshi zibigenderamo, hatagira abantu babigwamo. Ati nibwo buryo twabikozemo ducyura izo mpunzi gusigaruke mu Rwanda. Perezida akomeza avuga ati gusa ikibazo cyaje kubamo noneho twarahagaze dutangira gushinjwa n'amahanga ko twacyuye abantu nabi, twacyuye abantu ngo ku ngufu. Amahanga niko yatangiye kuturega icyo gihe. Atariko twebwe twakoze ibyo ngibyo twakoze igihe kigezeho n'abaturage ubwo batangira kwizana ku bwinshi, ewana baza mu Rwanda bisuka nk'amazi kuri amazi abatemba, batangira kwisuka ubwabo noneho bataha bicyura ku bwinshi cyane, bose bataha mu gihugu cyabo. The aid, the humanitarian industry had taken hold of things. Perezida hano yahise avuga ikintu gisa nk'igikomeye cyane. Ageze hano aravuga ati iyo miryango yitwa ngo ifashe impunzi, yita ku bantu nk'abo ngabo baba bari mu nkambi, nk'abo ngabo bose izo miliyoni twari tumaze gucyura tuvuga ngo musubire mu gihugu cyanyu. Ati iyo miryango byitwa ko yita ku mpunzi bifasha bari mu nkambi yarababaye irarakara, kuko ngo biriya bintu by'abantu ngo bafashe impunzi ziri mu nkambi ni industry ukwayo, ibimeze nk'iri mu nyungu iyo impunzi ari nyinshi. Ati rero baba bifuza ko abantu bari mu nkambi bazahora mu nkambi ubuziraherezo. Ati biriya bigo wumva ngo ni imiryango iharanira uburenganzira bw'ikiremwamuntu ngo yaje gufasha abantu bari mu nkambi, ngo bari mu ntambara, ngo biriya bigo ntabwo biba byifuza ko abari mu nkambi bataha, ngo ni imiryango ibiharanira ko abo bantu bari mu nkambi bazahora mu nkambi ubuziraherezo, batazigera bataha mu ngo zabo. Ni perezida w'u Rwanda uri kubivuga. Niho umunyamakuru yahise abariza perezida w'u Rwanda amubaza ngo none se inkambi ubundi ngiye numva ko zakagombye kuba ari nk'ahantu ari nk'inkambi nyine impunzi zirimo, iriya miryango ikaza ikabaha ubufasha, ikabafasha kugira ngo babashe kwiyubaka basubire mu ngo zabo, cyangwa se nabo babashe kwibonamo imbaraga bave mu nkambi batangire ubuzima bwabo babeho nyine ubuzima busanzwe. Ati noneho uravuze ngo
bari abantu ino miryango yibyitwa ko ifasha impunzi ibishaka ko impunzi zizahora mu nkambo buziraherezo. Perezida aravuga ati nibyo cyane rwose. It becomes an industry on its own. By the way, that is what the accusation is in Eastern Congo currently. Ndetse perezida yavuze ati nibyo koko bafite inyungu nyinshi bakuramo ziba zituma bumva ko impunzi zitataha. Ati babifitemo inyungu yabo. Ati ibyo nibyo byabaye kera baturakarira ngo twacyuye impunzi nyinshi baraturwanya. Ati n'uyu munota turi kuvugana nibyo biri kuba. Umve. There have been camps there even before Goma fell, before the war, because of the chaos that has been going on in Eastern Congo. Going back home, the whole group has gone home. The aid agencies are accusing M23 and AFC of causing a humanitarian disaster. Ndagira ngo wumve neza kino kintu cy'impunzi ni ikintu kinini cyane. Perezida yahise akomeza aho n'umunyamakuru urugero aramubwira ati kugira ngo ubyumve ko n'uyu munsi ari byo biri kuba. Ati ni ukuvuga ngo na mbere y'uko M23 yinjira muri Goma aricyo AGOA, muraza guhura n'ibihano by'uko mutazongera kungukira muri AGOA nimwihe ibyo gucacaguha. Had already given up and they were already putting text used clothes so that they continue benefiting from United States. In the end, we were left alone. Ndetse perezida yakomeje kuvuga ati icyo gihe ibihugu byose twari twiganye twicaye tugapanga umupango bigize East African Community muri make byaratugambanye cyangwa se batuvuyemo. Ati ibyo bihugu byose byahise byikomereza gahunda bikomeza kurangura no kwakira iyo myenda ya cago yakoreshejwe. Ati twasigaye turi twenyine mu bihugu bigera muri byinshi bya bindi byose nakubwiye bigize EAC. Ati nitwe igihugu cyonyine cyasigaye tuguma ku ijambo ryacu. Bindi bihugu byose ngo byaratinye biravuga turabizi Amerika rwose turakomeza n'ibindi bihugu twambara cago zanyu nta kibazo. Ati twisanze twasigaye twenyine kandi ari umwanzuro ibihugu byose n'aba perezida bari bafatiye hamwe bashize hamwe. Ndetse guhera icyo gihe kubera twebwe umwanzuro twafashe wo guca caguwa kugira ngo duteze imbere inganda zacu. Ibaza ariko abantu babigitwa ngo bari kugufasha ariko bakanga ko wateza imbere inganda zawe nawe gutangire witeze imbere nk'igihugu cyawe. Ati guhera icyo gihe badukuye muri AGOA. U Rwanda ntabwo rukiri muri AGOA. AGOA ni uburyo kinyine bino bihugu Amerika byorohereza mukaba hari ibicuruzwa byanyu bikorerwa iwanyu mujya gucururiza muri Amerika nta misoro nta bintu nk'ibyo. Ndakeka nicyo AGOA nimba hari n'ibindi biri muri AGOA ubwo muraza kugenda ubishyira muri comment. Ariko urumva baba bakubujije amahirwe yo kuba nawe hari ibyawe wakohereza muri Amerika gucururizayo mu bundi buryo utaciwe amafaranga udaciwe imisoro. Atariko ibindi bihugu byose biracyari muri AGOA usibye twebwe gusa nyine twanze tukavuga ati izo caguwa zanyu turazanze. Kuri no kwanga gasuzugura ibaza ubundi umuntu w'umugabo nkuyemo ino myenda n'icyunzwe mvanye muri studio ndabikoherereje nawe ugiye kujya ubyambara ujye mu manama ujya ahantu hose uvuga ati wambaye neza kumva ari ikintu nakuyemo ntabwo ari byo. U Rwanda ibyo bintu rwarabyanze. Perezida yakomeje avuga ati icyo gihe twaraburanye turahamagara twohereza inzandiko turavuga ati ibi ntabwo ari byo mudukoze nyine biranga. Uyu munyamakuru yakomeje kumaza ati nyuma y'uko mwubatse igihugu muhereye ku busa ubu kikaba gihamye mwakomeje kugenda mugaruka ku ijambo agaciro kwihesha agaciro. Ati ni ijambo abantu benshi bakoresha ariko se mwebwe ntawe ubwawe ijambo agaciro urisobanura gute? Perezida yakomeje asobanura ngo nk'urugero naguha rwa mbere nk'ibyo ngibyo nagusobanuriraga byo kuvuga ngo twabwiye abaduhaga inkunga ati muduhe amahirwe iyo nkunga tuyikoreshe mu buryo bwaduteza imbere kugira ngo tutazahora ku nkunga mpaka natwe tubashe kwigira. Ati icyo ngicyo nacyo gisobanuye agaciro ubwacyo twihesha. Mbega kumva ko utagomba kwishingikiriza ku bantu buziraherezo ufashwa ubwacyo nacyo ni igisobanuro cy'agaciro. Don't push to us second-hand clothes endlessly. Let's have a time we can stop this, but also at the same time develop our textile industries. It's about you can't think like that and act like that unless you are mindful of what is your place in this world. It's about dignity. Ndetse perezida yakomeje n'umusobanuro ati nibyo ngibyo nakubwiraga ngo tujya kuvuga ati murekeraho gukomeza muturundaho iyo myenda yanyu yambawe n'abandi bantu natwe ubwacu tubanze twigire
ati ibyo ngibyo ntabwo wabikora utari wa muntu utekereza uvuge ngo ubundi umwanya wanjye muri iyi si ni uwuhe. Ati ibyo byose rero nibisobanuye nabyo agaciro twebwe twihesha, nko kugira ngo uvuge ati ibyo bintu byo kwambara imyenda yambawe turabyanze n'iki, nuko uba ushaka kwisobanukirwa nawe ukavuga ati ubundi umwanya wanjye muri iyi si ni uwuhe. Ndetse umunyamakuru yabashije perezida ikibazo, aramubaza ati numvishije ko ngo n'ikintu cyo gusabiriza wagiciye wakigize icyaha, cyangwa se ntabwo cyemewe n'amategeko gusabiriza mu Rwanda. Bimwe ubona umuntu ari ku muhanda ari gusabiriza, ubundi biriya ntabwo byemewe, biriya byo gusabiriza ati nabyo bigize ko bitemewe. Perezida yavuze ngo nibyo koko ntabwo ari ukubeshya, nibyo ntabwo byemewe hano. Ati kuko twakoze ikintu cyo kuvuga ngo abo basabirizaga kandi mu by'ukuri ubona bafite ubushobozi, tubashakira uburyo ki hari ibyo bakwigishwa cyangwa se hari ibyo bashyirwamo babashe nabo kuba babibyaza umusaruro, babashe kwigira. Ba bandi noneho bamugaye, wenda umuntu yacitse akaguru, yacitse akaboko, cyangwa se nyine umuntu nyine wamugaye, nicyo kinyarwanda cyiza nakoresha, nabo twashyizeho urwego muri guverinoma rugomba kubakurikirana rukabitaho, ariko bitavuze ngo bagiye ku muhanda ngo buri umugaye wese agiye gusabiriza. Ati twashyizeho urwego rwa guverinoma rugomba kubitaho. Men and women who are like 15, 16, 17, when they could go and work, when they could go, even started to do something. And in fact, we put a technical school which can take in up to close to 1,000 people in the western part. Ndetse perezida yakomeje avuga ati nko kugenda ku muhanda ugasanga umuntu w'imyaka 15, 16, 17, 8 ari gusabiriza kandi ari muzima. Ati kandi hari ibintu wenda yakagombye gushyirwamo akagenda akiga, wenda atari kuvuga ngo ni n'amasomo, ari we kuvuga atagiye kwiga mekanike, agiye kwiga imyuga muri rusange. Atera nk'ikigo twashyizeho gishobora kwakira abantu barenga 1000, iba ari mu bihumbi, aho nk'abambere batangira kwiga aho hantu wasangaga biga amezi 6, ugasanga hari abiga birazamutse bibaye umwaka. Atari ko nka twabyita promosiyo ya mbere, ko tubyita yabanje kwigayo. Ati yavuyeyo ya mbere bamubwiye ko bari bize amezi 6, atari ko 70% by'abana bari baharangije, bose bahise babona akazi. Uyu munyamakuru yakomeje amubaza ikibazo avuga ati nkurikije uko wubatse igihugu aho mukigejeje n'ukuntu cyari cyarangiritse burundu, urumva igihugu cyari kimaze kubamo jenoside, urumva urwego ibintu byari biriho cyari kiri hasi hanyuma y'ibindi. Atari ku munsi wa none ni igihugu mwubatse kiri ku rwego n'ibindi bihugu hari byinshi byakwigira ku Rwanda. Ati ese ukeka ko ari impamvu ituma ibindi bihugu bitarakomeje cyangwa se bitari ku rwego nk'urwego u Rwanda ruriho, bitameze nka rwomega mu bintu byinshi. Aravuga ati njye ntabwo navugira abandi, atari ko nkeka ko ikintu kibitera hanini ni ukudafata icyemezo cyo kuvuga ngo bagiye gukora iki ngo bagikore, cyane cyane aho ngaho ndavuga abayobozi mu byerekeranye na politiki. Bigaragaza ko byose bipfira mu myanzuro ifatwa n'abayobozi y'iki gihugu kigomba kugeraho cyangwa bagomba gushyira imbere. In any part of Africa, if Africa is still lagging behind other continents, but what has made other people rich are the same things that they would make Africa rich. Ndetse perezida yakomeje avuga ati nkeka ko byose bipfira muri politike, kuko abantu bose ni bamwe, abaturage bose babashije kubaha amahirwe ku isi yose bayabyaza umusaruro, kuko abaturage bo ni bamwe. Bipfira rero mu babaha amahirwe cyangwa se mu bayobozi bo hejuru. Ariho yavugaga ati kuki ubundi bavugaga Afurika ihora inyuma ntitera imbere. Ati kuko icyatumye ibindi bihugu bikira byo hanze ukumvaga igihugu cyarakize, ibyo n'ubundi byatuma n'abanyafurika ibyo ngibyo byabakije natwe ubwacu byadukiza. Because Africa is endowed with resources. I mean, take a country like DRC, by the way. Congo is a good time to pivot because DRC is an. Ndetse perezida yahise avuga ati kuko Afurika buriya twahawe umugisha cyangwa se Imana yatwihereye n'ubutunzi, cyane cyane buno butunzi bwo munsi y'ubutaka n'ibindi bintu buri butunzi, umutungo kamere niko bawita. Afurika irawufite wibitseho mwinshi. Ahita aboneraho gutanga urugero ati reba nk'urugero nk'iki gihugu duturanye cya Congo. Other countries with minerals. Okay. Why would a country like that ever have to beg for anything from anyone? Ati ibaza igihugu nka Congo gikize cyane kuri rwego, ariko ugasanga
hari ibyo kiri gusaba ku mabuye y'agaciro, mbega cyangwa ingurane y'amabuye y'agaciro, mbega gisabiriza ubona ko kitihagije kandi gikize gitunze. To answer you, to show that it's about politics, it's about management, it's about, by the way, that integrity that we are talking about. Ndetse perezida nibyo yakomeje musubira namubwira ati ibyo byose rero nta handi bipfira muri politike, bikagenda bigapfira muri management y'abayobozi cyangwa se uko managing imitungo y'igihugu, uko ibintu bikorwamo bishyirwa ku murongo, ndetse nanone bikanapfira muri kwa izandangagaciro cyangwa se muri kwa kwiyubaha, kwa kwihesha agaciro, bikanapfira aho ngaho twahereye kare tuvuga by'indangagaciro, aho ngaho bipfira. Ati abayobozi bakagombye kumva ko bagomba gukorana n'abaturage babo, bagafashanya, bakazamurana, buri muntu akagera ku rwego rwo hejuru bakoresheje ubwo butunzi buri mu gihugu cyabo. Ati rero iyo udatekereza gutyo nta nubwo ibyo bintu bishobora kuba. Congo, Congo is a perfect example of this happening. It's the politics of continent. It's just the system is so flawed. It is just The way ndetse umunyamakuru yakomeje kubaza ati urugero nk'iyo Kongo wari uvuze se ukeka ko iyo bipfira hehe? Perezida aravuga ati bipfira muri politike ya Kongo, systeme yabo niho biri gupfira nta handi. Niyo mpamvu usanga ari igihugu gitunze, gikize ku isi, mu bihugu bya mbere ku isi bikize, ariko ugasanga abagituye barakenye, n'igihugu kiza mu bihugu bya nyuma bikenye ku isi iyo bari kuvuga ibihugu bikenye, kandi ari igihugu gitunze umutungo mwinshi cyane. Hano twinjiye ni mu gice noneho byari bigeze aho perezida bari batangiye kumubaza ku byerekeranye n'ibibazo bya Kongo, inkomoko yose n'ibindi byose. Reka tujye tubikorera igice cyabyo cya kabiri, tubanze turebe icya mbere, icya kabiri n'ukiraza ari kuri ibyo bibazo byose n'ubundi n'ibiri kubera muri Kongo.